umva ukuri, gufasha imbabare ntibikenesha. Uha abakene ntazakena, ariko ubirengagiza azahabwa imivumo myinshi. Imigani 28:27. Hari utanga akwiragiza, inyamara akarushaho kunguka. Kandi hari uwimana birenze urugero, ariko bizamutera ubukene gusa. Umva ukuri, abakene Imana irabakunda. Uhaye umukene abahaye Imana. Ushinyagurira umukene abatutsi yamuremye. Uha umukene yishyurwa 4 mu gihe gikwiriye. Ubabariye umukene abagurije yamuremye, kandi nawe azamwishyura ineza ye. Umva ukuri, Uwiteka avuga ati umukene ntukamwirengagize, numukoresha ntukamuhende, nukoresha umukene ibihembo bye ntukabirarane. Umva ukuri, guhora utanga udashaka inyungu ku bandi byonza ubugugu bugapfa. Umva ukuri, guha abakene ntibikenesha. Gutanga kose ni impano nziza. Bityo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Umva ukuri.